ryose. Ntiwigirire nabi, imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe. Reka mbinginge kubw'imbabazi z'Imana muhaguruke dusenge. Nabwiye abantu ndababwira ngo ababagiriye nabi ntimuzabagirire nabi, ababahemukiye ntimuzabahemukire, abangirije ibyanyu ntimuzabangirize, ababanze ntimuzabange muzabakunde, ababituye nabi mubiture neza. Imana niyo yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Namanangara iyo nkubonye sangurenze ko babwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva. Nisanze uno kundo rwawe wambereye urukiro. Ubuntu bwawe butangaje, ubuntu bwawe urampagije bwonyine gusa. Iyo ndi kumwe nawe mba nduhutse, wewe nyine tubana nkaruhuka. Yesu niwe mahoro yawe, urukundo rudashira, niwe wenyine utazaguterera. Ujya wumva wakigirira nabi ukiyahuza ibyaha kugira ngo ubeho, kubera kureba inyuma n'imbere ukabona nta buzima buhari, kuvuga ngo gupfa bindutiye kubaho. Ariko ndagutangariza inkuru nziza ngo kubaho kwawe bifite icyo bimaze. Uzavamo umugore mwiza, uzabyara, uzaheka, uzavamo umugabo mwiza, uzitwa papa w'abana, uzubahwa, uzakomerwa amashyi, ibihe bizakwitaba ubona ineza y'Imana. Imana si wowe izigiraho kugira nabi, Imana izakugirira neza. Imana ntigira nabi, n'umugira neza. Mucuranzi arakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka nganire n'umutima w'umuntu wicaye hano. Ujya uhora ugendana ipfunwe ry'icyaha ubana nacyo. Bishoboka ko inshuti zitakizi, abavandimwe batakizi, cyangwa niyo baba barabimenye, ariko hari ijwi ujya wumva buri munsi iri kubwira ngo wowe iki cyaha ntabwo wakibabarirwa, warahemutse bikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo ntiwakoze ibyaha biruta ibya Dawidi, ntabwo wakoze ibyaha biruta iby'abandi bose, nabo barababariwe. Muri Kristo harimo imbabazi z'Imana z'umurengera. Imana yakomora ibikomere byo mu mutima by'icyaha. Reka tubanze dusengera icyo. Ni ikihe cyaha wiyiziho mu mutima ujya ubwira Imana ngo iki ndabizi ko cyambayeho kimbaho akarande? Ntabwo ndi buvuge ngo urasambana, ngo uriba, ngo urikinisha, ngo urasambana, ngo urumutinganyi, ngo iki. Ibyo ni umwuka wera ubushinzwe, njye ntabwo ndi umushinjacyaha. Ariko niba wumva ufite imvune mu mutima, wumva hari icyaha kiba muri wowe buri munsi kikwizingiraho cyakunaniye kureka, bwira Yesu ngo nashaka kumvura iyi mvune yo mu mutima, unyize ndakira, akomoze erayo. Amaraso ya Kristo ahinduke vino, ahinduke alcohol, igukuramo iyo virusi kandi urakira rwose. Uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo Yesu, ndabyumvise ko muri nge harimo virusi, harimo icyaha kintera intege nke, ariko nciye bugufi imbere yawe.
umbabarire. Zamura ikiganza cyawe. Imbabazi z'Imana ziruta ibyaha byose wakoze, nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba bitukura tukutuku, Imana yabihindura umweru bigasa na sheregi. Ibyo wahisha ababyeyi, ibyo wahisha umuryango, ibyo wahisha umushumba wawe, ibyo wahisha abo mukorana, ibizwi nawe gusa n'umutima wawe, Yesu yabyeza. Na bya bindi abantu bamenye, Imana yabikubabarira. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ibabarira, urabohora, urakiza. Muri we harimo imbabazi nyinshi cyane. Bibiliya iravuga icyo umwana w'Imana yerekaniwe no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Hari imbabazi zuzuye muri Kristo Yesu kuko ari we mbabazi zacu. Hari urukundo rumwuzuyemo kuko niwe rukundo. Hari ubuntu bumwuzuyemo kuko yaduhaye ibiruta ibyo twatekerezaga n'ibyo twashakaga. Yatuzaniye umutungo wo mu ijuru, aduha ubuzima bwo mu ijuru, atwegereza intebe y'ubuntu bw'Imana. Bene data bazamuye ibiganza ndabasengeye ngo imbabazi z'Imana zibabeho. Amaraso y'umwana w'intama Kristo abeza batunganye, abahindura ibyaremwe bishya. Uhereye none ntibakongere kwiciraho iteka. Kandi ibyatumaga wenda bakora ibyaha bikaba ari ibikomere by'ubuzima, inzira banyuzemo z'ubuzima zitandukanye, bituma Satani bacira akayira ko gukora ibyaha. Turabasengeye ngo imbabazi z'Imana zibabonekeho. Uhereye none bahindutse abana b'Imana bidasubirwaho, kandi ntibazacirwaho iteka. Urakoze, 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 urakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka kwinginga umushumba kubw'icyubahiro cy'Imana aze hano dusengere isengesho ngiye kuvuga. Murananiwe ko mwicaye? Nta kibazo, mwicarire, nta kibazo, nta kibazo. Ndashaka ko dusenga Imana ikakomora ibikomere byo mu mutima. Umuntu wumva yarakomeretse kubw'ibihe, amateka, iminsi, bwira Yesu ngo ndashaka kunyomora. Kandi ubivuge mu ijwi Yesu ari bwumve, ntumubeshye. Mubwire ngo Yesu, nagize inzara ndiba, nambaye ubusa ndasambana kugira ngo nambare. Umubwire mu ijwi yumva. Arakunda, afasha abashavuye. Wizere ijambo rye ntiwongere kurira. Niwumva hari igikomere ugendana cyanze gukira, gihora kijojoba, bwira Yesu ngo nyomora ndakira. Yesu, hano turi muri salle d'ope, kandi buri muntu wese arinjira mu cyumba cye na Kristo. Murahura azanye ibikoresho byo kukomora. Haleluya, haleluya. Mu mafu yari munsi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagera k'iminsi ntikabishobora kuntanya umukunzi wanjye. Karibu umushumba dusenge. Niwe womora mwana, imitima irakomeretse, niwe womora ibikomere byose, kandi buri muntu wese igikomere ntabwo gisa n'icya mugenzi we. watwomora bigakunda. Buri muntu wese afite uko akomereka, urakiza Yesu, bikaba bigari mu muntu, ikarenga amarangamutima, birenga amarangamutima y'umuntu, bigafata ubwonko, izina rya Yesu, kugeza ubwo umuntu ashobora gufata icyemezo kibi. Bana we bazazura. Turi muri iki cyumba tubagirwamo, iki cyumba dutunganyirizwamo, haleluya. iki cyumba twamurirwamo imyambaro mibi, tukambikwa indi myambaro. Iki cyumba ufata umutima, ugafata imvune z'umutima, ukabaga iyo mitima, ukongera ukayisana. Haleluya. Buri mubyeyi, buri mukobwa, buri musore, buri mugabo arakubwira umutima we imvune afite ndetse n'ibikomere biri mu mutima. Turabizamura imbere yawe, turabizamura. Haleluya. Turazamura iyo mitima y'abakobwa batakika, bababaye, bafite agahinda, ibikomere by'ibyaha, ibikomere by'inguma zo mu mutima. Abasore nuko, abagabo nuko, ababyeyi nuko. Ntabwo twabura kuvuga izo nguma zivirirana ziri mu mitima. Arakiza Yesu.
nta wundi mukiza dufite ni wowe, haleluya, nta wundi duhugiyeho ni wowe, nta wundi twizera ni wowe, ni wowe womora, nta wundi ukiza ubugingo bw'abantu ni wowe, urakiza, nta wundi urokora ni wowe. urabohora cyane. reka uyu munsi tukubonereho umugisha. Neza y'Imana izi wacu, aya marira y'ababyeyi uyumve, neza y'Imana izi aya wacu, marira y'abagabo reka uyumve mwana, urukundo rw'Imana ruzi aya wacu, marira y'abasore n'abakobwa reka uyakire. babazi z'Imana zizi wacu, birababaje ibikomere bikiri bibisi, urakiza kandi aho umuntu yumva yavuza induru, aho umuntu yumva yaboroga, aho umuntu yumva yavuza induru agataka, nta wundi wo gutakira ni wowe, nta wundi wo kubwira ni wowe, tukubwiye nta wundi wo ibyacu, kurira ni wowe. tukubwiye ibyacu, ibyo bikomere mwana, ibyo bikomere byo mu mutima, yo, ibyo bikomere twakuye mu miryango, ibyo bikomere twakuye mu kazi, arakiza, ibyo bikomere twakuye kubo twabanaga nabo, arabohora, ibyo bikomere twakuye mu maga atandukanye, ibyo bikomere twakuye mu nshuti, ibyo bikomere turabyatuye, imitima yabo irataka, haleluya, ariko nta wundi itakira ni wino wowe. muhore Yesu, ngwino ukize, imitima irataka irababaye, wino mwami w'abantu, ariko niyo batakiye mwana, mu izina niyo rya Yesu, baririra agahinda kabura kazi, amen, agahindura kazi. Warababaye, waratotejwe, urabyumva, warashonje, urabyumva, wambitswe ubusa, urabyumva, uzenguruka amasaha 6 bakuzengurukana bagukubita, uzi inkoni, mwana we, uzi umubabaro wo ku musaraba, urawuzi, warashonje, warashonje, warasuzuguwe, waratutswe, Yesu mwene Dawidi, wanzwe n'isi. babarira, ibi ni byo ducamo bya buri munsi, haleluya, ariko niwe womora ibikomere, ubwo yababajwe ubwe, niwe womora ibikomere byo mu mutima, abasha no niwe womora gutabara ibikomere by'abagabo, abagerageza niwe womora bose, ibikomere by'abasore. arishima, uru rugendo nta muhanga wawe, ntawarusha ahubwo imbabazi zawe mwana, za zindi wavuze ku musaraba, za zindi wavuze ngo ubabarire kuko batazi ibyo bakora. uyu munsi mwana utanze imbabazi, uduhe n'imitima yo kubabarira, tubabarira abaduhemukiye, tubabarira abatugiriye nabi, tubabarira abatubabaje, tubabarira abaduteye ibibazo. imbabazi zawe zigaragare muri aya materaniro. asifiwe Yesu Kristo, tugushimiye kubw'umushakazi wawe ukoresheje mwami, turakumva hagati muri iri teraniro, turakumva ugendagenda mu mitima, imitima irabohotse, imitima itangiye kunezerwa, hari imbaraga zibohoye iyi mitima y'abantu. turagushimiye ibyo ukoze mwana, asifiwe Yesu, tugushimiye ku bwa byose, amen, tugushimiye kubw'imbabazi utanze, tugushimiye kubwo kubohora imitima ishenjaguritse, tugushimiye mwami kubwo gukiza abantu bagakira rwose. unyemerere iyi soko y'amaraso iba ikimenyetso cyo kweza no gutunganya no gukiza indwara no gukiza imitima ibabaye no gukiza ibikomere no gukiza imitima mu buryo bwose. amen, ibyo nyine nibyo bitwara, haleluya, ibyo twifuzaga, ibyo twashaka. asifiwe Yesu Haleluya, Kristo, haleluya, haleluya. tukubonereho umugisha mwiza. barishimye cyane, umuntu ushaka kurira rire, ushaka kuvuza induru ayivuze, ntiwifate, ntiwifate, ntiwifate.